Waramutse Maria. Kumpemukira cyane. Ejo byari menya neza gusa. Dore ngaho fata ijana ugende. Inya ry'urugo rwundi. Y'amafaranga kurusha imodoka ishaje kiri kimuhumanye. Ariko icupa n'umutima bizawe sinzi kiri mu. Ariko wa mugore umeze ute mutwike imisatsi ntimuyaza ubwonko. Uwo mwize gusoma no kwandika. Mugasoma byeri mukandika. Amakosa. Ariko Imana yaramye umugore ndayigana hejuru kandi ari hasi. Imana ire mu mugabo ibonagwa neza. Itireka muhe umugore amugore. Iyo bibiri yivuga ni iyihe? Karangwa winjira udakomanza ugire ndambi cyane. Karabo gasohoka utariye. Nibaze basanga ngo byiye. Pego umugome wambaye umugoma. Umugome kugiye gusenyera umugore waguze umugabo. Mfuye nabi nk'umwe babwiye ngo ahite mu rupfu bamwica. Bareba. Uziryoshye zitumiza umubiri nagahene. Ikinamico. Waramutse Maria. Waramutse nawe Kara. Maria, usanga uzi ikingenza? Gira vuba ngende. Karangwa kumpemukira cyane. Ejo byeri none ijana ejo byeri. Gusa ko nanjye umugabo ngora. Ibyo se birandura. Akayampa yangira ndetse rimwe na rimwe nkajyana ibirayi yahaye abana. Gahendwa ngo mbone ifaranga. Je nta mugore ngira ungoretse ndayange. Ye urahirwa. Ijana ryanjye urimenya neza gusa. Uri kure murandi ishyura uko aryo. Ejo tariruka ukabura n'uducyo utunze. Ubwo nzabikora kugeza ryari? Ndabizi se. Karangwa rwose uri mubi cyane. Ubwiza se buraribwa. Umunsi niwe yuko wabyaye. Ugashaka kumwica twagukwena. Ukamujyana kwa nyirakuru muri nkuri. Mutabaza kanzi n'aragoronome. Akakurongora atabikeka azi kuri isuyo muri nkumba. Umunsi nakivuga izo nkuru zose. Nzakurekera ijana ryawe. Naho bundi. Gusa ubwo uyu mugabo wanjye akwita umusazi w'ubu uvuga ibyo abonye byose. Ntiyagutera ibyatsi ugasaba cyane. Ubwenge bwarekeye ntiyo bwumwe. Gendi wowe nazirikana bamugani ngo ahuje igisabo n'uwateriwe. Havutaba nka wundi ureba igitsuri kimatse se. Aho uri muzima ariko. Rega aho mwana ndahazi. Bigenze nabi twajyayo. Tukabaza uyenye ku wanyu ko ntandagize wamuhaye. Ngo yaragere bucaca umugabo batayica ryera. Dore ngaho fata ijana ugende. Impano. Iminwa y'ububeshyi ihora ishyugumbwa. Wemenya ry'urugo rwundi. Cyakora njye muri Janeta gitosha. Yo. Nyuma saa sita ndi bunyaruke turi uko waryongera. Cyangwa se ujumpa n'ibindi. Yewe ndumiwe. Ni wanga kandi imivuge. Utaha usubira iwanyu mu Kinyarwanda. Isoke gukobore. Ubora uko bigenza. Ayo mabuno yaburuwe nk'abandi. Yewe rekeraho kararekeraho rwose. N'ibiti n'amagazatonda. Uzumva ko imbwa atari Karangwa. Saa 9 iragira naje. Kandi ubwo nabyo rero kumpunga. Duseke tuwage bishyire kera. Ibyo. Ndumva ntacyo mfite kuvugana nawe. Ntumperekeza ahubwo ndagiye. Ndagiye ariko ndaje ntaho ngiye. Oye mupfakazi w'umutindo ndya amafaranga kurusha imodoka ishaje. Nibyo bindi nshakaho. Azansenyera bidatinze. Bikamushakira ikimuhumanya. Ejo abana bataburara umugabo akansenda nk'abarubebe. Nkajya kwangara nk'umwe njya numva. Ariko se kwica umuntu usa nawe. Uzi neza ko afite ubwenge nawe witwa ngo ufite ubundi. Aha. Yewe ntaho mvuye ntaho ngiye. Baye nka yafa amavuta twika igahubuka mu nkono bwangu no mu muriro rwagati ngo ba. Yewe. Reka nshaka ibyo nteka. Iki kibazo ndagumya nkige. Zima zishyushye. Ifurika rwaye ngo nzavuge bayikore. Ariko icupa n'umutima bizawe sinzi kiri mu kindi. Ariko wa mugore umeze ute? Gusiga byeri rimwe mu gitondo ntuyihasanga yuko ubutse mu kabari. Unyurira akabari kuki? Ukeka se ko nyinywa nkagura indi? Byakunanira se? Kandi faranga umpa ritanatosha. Hoshi, ufite uko yakoresha. Sinaretse byera aho ndekeye ukiha akabari woshyuwe Imana. Yewe. Zirema kwesha n'umwana w'umunyarwanda. Wowe yakuremye irwaye cyangwa ishonje. Ubwo ivyo mbwiye bifite isano na byeri konje numva nshaka. Uzi kuvuga menshi nka y'inyombya? Ariko kuki dupfa icupa rikonje? Zo mu kabari ntiziguhaza. Ubu hari se? Ibyaho bizute. Ukaza ukarya ukaryama. Amahoro ntiyahinda kurusha indege. Harya ngo nuko ntize.
kwiga gusoma nk'ibyo zawe nsabye Imana ngo ibindinde rwose. Abagore muzi ikintu twita ubwenge. Ndabizi niko muhora muvuga. Saho mutwike imisatsi ntimuyaza ubwonko kuko nzajya ngusinde. Ubwo urasubiza ibibazo nkubajije cyangwa uravuga ibitarukiye mu kanwa ryose? Datanga abagabo mwize gusoma no kwandika. Mugasoma byeri mukandika 8. Ndakwiyamye wa mugore we. Woshye wa mukonta urengya numva wandika 8 agatwara rimwe. Umva ngura agronome. Impuguke mu by'ubuhinzi. Ibyo se bije bite? Ko mbona inzara iteye ituruka iwawe. Iwe nikorera abandi. Ntawe udakora amakosa ariko Imana yaramye umugore ndayigaki. Uzayirushe rero. Imwe mu bwenge muha amagambo yababarakarira. Bizakomera kemera urwaje. Agatera hejuru kandi ari hasi. Yewe. Muri Bibiliya batimanire mu mugabo bonagwa neza. Itireka muha umugore amugore. Yewe. Eko mugise rubyara. Iyo Bibiliya ivuga ni yihe? Wose yusomera mu kabari. Hari ko mutabaza ubunaragowe. Kuko Maria ubasha usarike. Sajya nirirwa mpagaze hanze maze nigeri wanje ho kuruhuka utangira unyigireho Kinyarwanda. Rwose ubuca imigani nindi. Sajya nirirwa nshya amaso nshunga inkona n'urubyaro aho waje ngo uvuge neza uzumbwira ngo ndimye nabi. Twareraho ye. Uzi ko mwatugize nk'ivide bamara mu byeri bakayibika. Uzi ko hareba amabuno yawe n'imyenda ihindura buri munsi yasanga umerewe nabi. Yewe hari benshi bifuza kumererwa nabi nkuko kwawe. Use muri abaturanyi bacu nta bagabo bataha ngo basuhuza abagore babo. Ubu hari ijambo ryiza rurita indyo nziza nyamara. Nta bagore uzibagara bavuze induru abagabo babahishi n'amakofe. Urashaka kubigana rero? Nge nibuziza ko ntarwana nzagerageza mbyiki. Imbaraga mfite si nkeya. Ariko kuki ushaka kumanuka ujya hasi aho gutera imbere nk'abandi? Ni wowe. Mva sinigeze ngukoma byeri. Ujye ugenda ijuru uko ushaka. Aho uziye nkinguri. Udakingura se. Ndetse no kunsuhuza nabyo si ngombwa. Weriwe shenge. Si ibyo ye. Uretse ko babigerage mbashima. Abandi bagira baboye. Hari undi muboyi wa hano atari jye? Ubu ko mvuze ko ukwiye kuza ukarya ukaryama aho mvuze nabi nihe ngo nkosore. Cyakora nzagerageza ngo umuyaya. Ndetse ngize Imana nawe no gicucu. Kubera iki? Ukava mu gitondo uvuga atakumva kugeza saa 9 ujya kuryama. Kuko amagambo agira ari menshi. Yewe naradegera igafunga. Aha, harya ngo icyo dupfa n'ibyeri. Cyangwa umeze nka wa mwana ushaka kurira kabura impamvu. Ko numva se ko batutira batongana batura uko biri. Abatongana baturanye bigenda bite? Ibyo se birakomeye. Umwasigira undi tongo. Tere kungurira utumuturanye mubi. Nangwa naryo utewe nturikeka. Yawe ndabona usigaye wiyenza. Cyakora inama ungiriye si inyanze. Na mbere ururimi amatwi niyo arukoresha. Uzajya uza nuvuga ncicike. Amahoro niho azahinda. Ariko gira amazina nk'umudozi w'inkweto. Uzi ko cyo dupfa ivyeri? Nzaza nsange ishyushye nasize konje. Maze ninkubaza umuntu mu bufunge. None se ko ari cyo ushaka? Ibyo byakugeza urahazi? No mu nzozi cyo bitinya. Waze kubwira umuntu atunuye amaso akureba nk'igishushanyo. Ukageza kuri gatana atumbamye imbere yawe. Yewe, niyo utagira imbaraga wazitira da. Ego wavuze ko mvuga nk'inyombya. Cyakora nawe yose umyivuga menshi. Utantuka se wa mugore we. Sinzi icyo ushakaho. Ihangana upfe kunyishyushye. Ibiryo ku meza bye gukonja cyane. Ukuntu tuvuga menshi yaba twavugaga meza mu ruhengeri hose waba tuzi. Amagambo menshi amena amatwi. Ni nk'imyaka iteye nabi karya ifumbire nyinshi. Nyamara ikanga yose gakura nabi. Kurya agronome. Muri make meza rero. Ndashaka kumenya umwera byeri zanjye. Uretse rimwe na rimwe nk'iyo umushyitsi yaje hari ubwo ugeraho ukabura byeri. Ndavuga byeri konje. Nyagasani we si abaturanyi hagize utwumva koko. Reka njye ndyame ndabona bwishe. Uravuga kandi ngo nasinze. Cyakora ejo nudashaka ndumbwira akazabera hasi inkazi. Kubeshya ni nko gutanga inzoga ho muvumvyi si yuho watumiye. N'ikinyomo beshye mbwa si cyo beshya shebuje yaje. Sha Uri Maria. Karangwa winjira udakomanze. Kumanga. Uzi ko winjira mu rugo rw'abandi? Mu mwanya udatinze ururwanjye ahubwo. Na mbere ngo y'amatabago y'imbwa zirayashoka. Ese njangwa mwikirusha imbwa niki? Irusha uburanga n'ubupfura cyane. Reka tureke iby'injangwe tuvuge ibyacu. Bihe tuziranye hose. Mu twatangiye mu gitondo. Karangwa rwose. Nubwo nta saha ntunga. Ndabona bari mu masaha 9. Giye Karangwa avugisha ukuri gukwiye. Ibyo ndabirambiwe. Ariko iyo mfite icyo nkwa ndushaho cyane. Sana byaye mbanze someho rero.
naguhaye ijana uragenda. wari mpaye nyine. Ubwo uzi ko ryari ryo kugura byera nywa ku meza saa saba yaje? Ibyo sindabyishingiye. Iyo yasanze niyi nguhaye nizo nikopesheje mu gitanda. Wowe se ubonye ko kwishyura bikugora wafata ideni rya 200 mu munsi? Atari wowe se? Umugabo wahembwa menshi ugiye karanye njyeho dukeya sije washatse ko menya ibyawe cyangwa atumye ubeshya umugabo wawe. Abagabo mugira indambi cyane bari observe mu rugo rw'abandi. Ariko suzuro kuri nawe wamara gukaraba ugasohoka utariye. Guzi ko umugabo wanjye atangiye kugukeka? Nta kazi ki yaje mu rengese ntakuzi. Abuzi bose siko bakunda. Reka tuvuge ibindi kubera ko ijana ntagitosha hitamo kujya wongera unabyeri cyangwa se kunyuza mu kanyarukire wanjye hano ndabona twafatwa bidatinze. Usuku nsonga kara usonga siki yewe kera wari waranze ariko ntibyatumye ndatayigutera. Nawe biragutonze aho ugenda ushaka kukorohereza ku mafaranga bitize kandi ubyanze uragiye mbwira umugabo wawe ko imwe yitaga mariage bikwirinde izina rigayitse. Yewe bakabije rwose. Nkabyaze nkabiki umunsi yamenye neza kibumbi bijya gukoye birutwa niyo bigura byeri uko bizagendera umuhanga aho muzabikura nimwe muhazi. Nudasohoka vuba ndataka kandi hari icyo se nibaze basanga mwa byeri. Pego umugome wambaye umugoma. Ukuri ko umugome kugiye gusenyera umugore waguze umugabo ikinyoma. Ibyo si byo Maria. Reka ninimita. Yewe iminsi 2 nibaza uko mbigenza. Noneho ndabona utakitanyura n'icyatsi. Naho sisohoka kandi. Yobye ko usinze gufunze. Ubuzima bwe nkambugenga. Ngasigara wibaza kubigenza. Yewe wamanga umviraha. Ndagenda. Ariko ikinyuma cyicara ku ntebe rimwe undi bakayicyaka. Uyoboke na ya nturu yatikuye umutwe ku giti atabona itutanze abanze kibuno. Ukeye bigize isanga ngo yasamye. Maria nawe reka mbe ngo habahenge ubona ko bitekereza neza ndagiye. Yewe ngaho genda kara. Ndagiye. Ngaho. Yewe wanza ngeze yonjya karangwa aranza aranshoye pe. Dore mfuye nabi nk'umwe babwiye ngo ahite mu rupfu bamwica ari ukumuhamba areba no kumwica shonje no kumwica ntibamuhambe. Ko nanze karangwa kera uremera njyane. Reka mbibwire umugabo wanjye se maze nsubire iwacu imbwa zindye cyangwa se karangwa mwice amategeko amanike. Yewe ndumva ntaza honjya reka mbanze ndebe umwana. Kutwishe tudatumye byeri. Horere gusa uruzi ko tuzanywe n'iki Ariko ushobora no hano. Genda tuzanire byeri. zingahe? Genda ubuzanye 3. Sariko yo. Shaka kuri pariki mukizwa n'iki? Ntiduhembwa se? Ko muhembwa amakeko yacu Ariko twukwezi kugashira dushonje. ririri Nabase mucunga dosiye nk'ifaranga. Reka Tukabenda imareka bitubana mikeya. ariko mutabazi urateta rwose. Mwese abagorora bamera ubu utagira isamu buri mwe nindi umurimo wose ufite icyaka ryaho uretse ko ingaruka nazo bijyana. Kiretse hari ubwarimu. Reka mwarimu twinywere byari mwana hamama ubu nawe afite akagwa mu kigwi cyayo. Harya ngo ikirima ni ikiri mu nda koko. Reka ndebe umwana tutiri duti hariya. Urabumvye? Iyi sebera yansigamo imvure rwose nyisusemo ntayisatsi. Enda sham niyo amakara yakaneza kirenyo mishamba. Ubwo na amafaranga 200 ariko zinjima ntayo. Cyabuse kuteta inzira yandu tuzubona gusa nanga tashikura shikamye. Hajye mukora Nyamaze neza rwose. Umenya ari kutisha iteko rya 7 agasenda gakiri nyama nyinshi. Ubwo naba nishindi rya 4 mu 10 y'Imana. Harya rimeze rite sho Kutoba abagutegeka. genda shahuriye cyo gushenga. Nibyo patron. Uhute rwose tugirire vuba ndumva ujijutseho gato Kandi ushenga no kumba we. Heze manyazira yawe bintu biraboneka rwose je numva nazamye. Ariko shaka uryo saa 7 natashye ntashimye hanjye. Wararibwa cyane rero. Ubuse none abantu baza ari beshira kagenda tutavuze ikibazo cyanjye nanone. Hari ushaka kugeze mu mwanya? Saa 10 ndagiye Kigali ku Gisenyi. Ego
I Kigali ku Gisenyi aho ni mu Rwanda rwahe uzi ko uri umwana simbicuritse niko mbishaka mu by'ukuri ndagenda najya ku Gisenyi gusura inshuti ikomeye cyane nahishe umugore kuva kera hanyuma se I Kigali ku Gisenyi uvuze iyo mubwiye I Kigali njya ku Gisenyi kuburyo se ko mfite inshuti nyinshi cyane ku Gisenyi rero nkaba ntajyagerayo na rimwe kuri we azi kuri Kigali naho uturumye ku Gisenyi rwose ndi ku Gisenyi abagabo b'umugirira ryinshi koko inshuti yishe umugore wawe aho se umugore w'abandi nicyo nkunda abantu mu kazi kanyu ujya kuvuga akaba yavumbuye icyo umubwira uretse nyine kumwita abandi kandi ari njye umutunze babiri rero noneho ewe wakumva ibibazo byawe ubwenge bwawe yakwibaza aho uhereye nijye gusa ufite ibiro mu Rwanda cyari igipano natangaga nanjye ta ngo abatunze abagore ku mpande ntiwabara sinzi ko wazabara rwose ngo bashobore none se nyine hari n'abagiro batagira abagore reka ntiwareba ariko nkwibutse yuko kugira ibiro ari ukugira irari ryinshi mara ariko nayo haye kabanyinshi bigenzuye habuze siki umukozi wa leta ucungira ku mushahara iminsi 30 ya nyuma y'ukwezi rwose ugasanga asangira na nyabutura ibyirya nashaka ibiro rero ubigenzuye ntazasenya abandi se bose bacungira ku gisi ku mushahara seza hiye sha sana nzara leta tumereye nawe rero turangaranye wa mwana buryohe nuko uziryoshye zita nubwo atari nyuma ntacyo bitwaye iz'umubiri nagahene ari inyama neza inka kubanza rizaturutse ari baturutse hariya muri bya bihugu byiriye byo mu mayaga umwana zirake cyane twakikomereza ariko ikiganiro cyacu izi nyama ntizitorogoye cyakora shaho Yohani bacumagana mu Kinyarwanda ngo urushe ngubone n'umwana w'umunyarwanda nanjye najyaga mbyumva cyera ubwo se uko byumva icyo bivuga kasi nkunda kubikurikirana cyane amadosiye y'amuntu ubona mu nzira agenda ukamushimukana mushaka amara iminsi 2 wawe ukabira ibyuya ugatuma kugata ibiro utankangase mvuze ibiro utagira ngo ni ibiro ugatuma gura ibitabo kamera byeri bikanga bikaba umwako byo ntibindeba ko ni seribateri se uranteye umugore mu Karwanda mu rusenyeye mukamena ibintu abana bakaburara nduri kavuga ndabyumva gacya mukabireba bikabayobera muti Rwanda baradukwena mupfa kubeshya nako mu bantu mwembe mugacumbika mu rugo rwanyu nawe mu kwibiro none se wagira ute yewe zana izindi byera ushaka byageraho rero uti biro niwo muti byamutabaza byantangaje ibiro niwo muti nyine ega nanjye sinjye kandi sinjya umuntu ubeshye yewe nko kwimye urwaye ibicurane cyangwa kunywa ngo wibagirwa agahinda ariko numva nkanga ndi umusiribateri bimwe bikobora amazuru ibindi bigakenesha kandi ikibazo kibitera kikiri cyose umuntu witabe se yumva ritamukijije kandi bihana amafaranga bikamucika ubundi bwo ibyo ni nko kugira ibiro rero birya amafaranga nk'umutayeri ariko ukamara kanya umerewe neza urisha ubwatsi butoto butarura yewe ntuzi ko icyatsi gisharira aricyo kivura ariko kandi ngo umurozi habamo uburyohe butuma buriya bimenya atinze kureka umugore n'abana bakaburara ukareba ibihumbi kuri rubanda koko ukisha amasugi ukarema imfubyi genda bigaye n'ibikendi ariko izo nyama ndabona abana zakuryoheye ntibari bwongere utundi wambwira kararyoshye da ahubwo uje wamutuma n'akandi wamugana turagerageza ntibyaduhagarika twikomereze n'ubu icyo kiganiro cyari kiryoshye nikoze mutabazi we ibyo biro byawe se bifite akazi keza ra cyigisha mu gihugu Gisenyi komera izi Nyanza muri college cyangwa hano nkaho kandi byose n'amashyengo ubwo yazavukanye nibwo nkunda yewe namaya nutunze munari mwiza wa yewe Roger muzi ntamenye ikirurimba na mirongo ibiri byateje undi bihumura neza hari akwa mugabo na mbere ngo wambaye kireze ntamenya ko kera dawe ibyo biro bifite kuva ryarira reka amaze iminsi mike mbitashye kuko amajoro turaranyarane gusa yego kuranamenyereye ejo nibucya nzaba ngize 5 komera gusa kubo ibyo biro sho nanibagiwe mfite ifoto yereka nkwereke nawe wirebe urarabye indi midori are ayibonye
uzi ko afite inzobe n'utunwa twiza ubwo mbonye uko asa reka nkubwire nuko yitwa heza pe mbo reka ndebe neza niba atari makurata ni koreta yewe emeta cyangwa udeta wabifoye ni koreta ntumva rero uri igitangaza uzi ko abagira inkwi mu ry'ibihiye ndagutinya rwose uri igitangaza pe abagira inkwi mu ry'ibihiye rwose namwe abagira ubwoba mugira ibyago uri mufitanye randevu ku Gisenyi dore za nyama wongeye kokesha ziraje da reka tujye tugende aho zirahiye shaka kubangutse kanumvira inyama z'abategetsi karahita ihene yari nziza ihene ariko turanayihereje ihene yari nziza reka manze numesha wewe nayituruka ku kintu nyize ku gutwi wenda kubwiza ukuri nta ngorane ndayihereza biratinda ngwira shayo ha komera mbanze numve n'inyuma nyine ko igihumeka mwana mama twe nkeka ko umugore wanjye nkeka uretse ko nanjye ntagiye kumukeka ariko yampaye nkamaye urabizi ukeka ko gukeka kuko nawe wikeka rwose mutabazi bigenzuye dore ko dosiyiteye rero bimpe neza uko ngiye mbaza aho ngiye navuga i Kigali nkabana bita mujya mu nda asa n'ukeka ko mfite ahandi ariko nanjye nkeka ko mfite abandi bamusura iyo nasuhutse ubyikeke ariko reka ahubwo mbikubwira komeza tu uze kwiyambagiza umusura ku mugoroba ahagana mu masaha 2 bwije nimugoroba uze kwinjira udakomanze mbese usa n'ukwepa abo hanze nyuma se n'umwisha wumve umuhate ibibazo cyane umenye icyazi n'icyo atazi ndagerageza no mubazo uti ndagukunda ukongeraho uko nagiye kandi ko waje ntawe ubizi akemera ko harara sha nuko ubwo nta wundi uraba ari bose ariko nawe bunkeke hari oya nawe ibyo nkora i Kigali byo urabizi nawe ndamva namubwira ko ntereta ibibanza Remera ndagasura inshuti zanjye n'ibindi ibyo ntibikunaniye nawe tuza kubashya umugore ibyo se biragoye ibyo numva nibugerageze ariko usibye ino nyama ariko nari ntaye kwa kwigayo ariko zimutaba kuko usanze Mariana afite undi wamugira uti ngo namugira nte byihorere reka tujye kwishyura ngende nibyo koko iyo ntekereje koreta ngo umutima utatera mpaye nko gutesheje Mariana umutima wakoreta pe yarangiye yewe ntabwo Mariana ishyano namukorera ntiyaritura ntabwo ngubeshye rwose mara mwe byari tugende amasaha aragiye saa 8 zose cyakora cyubambwa ndabonaga n'amasahani nubwo twihene tumaze kwihambira mu bifu oye ibyo nibyo ariko jana uri kanyamashye aho kuri parike ukaguca imanza nyibutsa amadosi rero nshubitsemo amazi gira tugende ubwo saa 6 nta nabimenye